Mwiriweho neza bakunzi b'Ingiro TV, nk'ibisanzwe ni umuhungu wanyu Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Nk'uko mubibona hano merereye ni Gikondo. Ingiro TV ikaba yaje kureba aho bikorwa byo kwitegura Expo 2025 bigeze, kugira ngo namwe mukomeze kumenya ese Expo igeze yitegurwa. Nk'uko mubyumva rero, izo ni imashini zirimo zikata ibyuma byo kubakisha amabrands ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye ahantu hazabera Expo 2025. Nkomeje kubibutsa yuko hano merereye ari Gikondo, ahazabera Expo 2025. Nk'ibisanzwe rero ni muri rwa rwego Ingiro TV ijya ibatembereza mukamenya ese ahangaha byifashe bite, ese iki gikorwa kigezeho cyitegurwa, ndetse n'amakuru ajyanye n'ibikorwa bitandukanye biri kubera mu gihugu ndetse n'ibindi. Icyo usabwa wowe utarakanda subscribe kuri iyi channel, ndagira ngo uyikande kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe, ndetse ujye ukomeza kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Rero ndagira ngo murabona amabrand amwe n'amwe yamaze kubakwa, ndetse hari n'andi acyubakwa, kandi ndizeye neza yuko uriya munsi uzagera ni Expo ibura icyumweru kimwe, kuko dore turi kuwa kabiri, ikazaba izaba mu cyumweru gitaha nanone kuwa kabiri tariki 29. Ndabashishikariza rero kuzitabira Expo 2025, kandi ndabizeza ko Ingiro TV muzaba muri kumwe neza cyane. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.